uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye, aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. Ino ni case ya HCR. Buriya no kuri nuko dutangira ibintu aho bitagomba gutangirira. Yego. Ni gute umuntu utarashimuswe ujya kumubaza ibindi bihugu cyangwa ntumubaze umugenga unamuha iposho mu makungu kw'amategeko mpuzamahanga bigena akamana ibyangombwa byo kugenda. Buriya ntago Amerika yakubwira kuriya ngo ujye kuri ambassade uve ngo nzarara ahantu kandi hari abashyize muri rouge. Byumva byabigoranye cyane. Buriya biremewe. Twajyaga tubaza Patrick Muyaya akadutuga ngo teze twango n'iki byose. Ariko nta n'umuntu ushaka gukontakita ubutegetsi bw'u Burundi. Ntashobora kubaza n'ubuvugizi bw'u Rwanda. Nta cyaho ufite. Umuntu wamubonaga ku mihanda yo mu Rwanda. Oya, ariko byavuzwe ngira ngo Jean Donne wari kubyumvisha ko utarabikurikiye. Byavuzwe n'umugabo umwe wo mu Burundi. Kubabaza. Ejo Marshal yambwiye ati koko umuntu twabaraga muri timu. Ni ikibazo ni cyo atanadusezeye. None se kuki uwo muntu utavuga ngo hari entourage yatashakaga kugira gute? Ko hari byumenye. Ko hari manevre zumenya. Buriya jana makenga n'ujye mfata urugero. Bamubitse ishuro nyinshi. Wiri ngoma yapfuye. Patata byageze gute? Nyuma ukamona ari igihanganye. Hari Maria Ntama, hakaba na Maria Ntare. Urumva Nyirantare? Sibyo? Ukibuka ko ari na Maria Ntama cyose Maria Ntare nyine. Umwe gutyo. Abafite ikibazo. Ubwo benshi turagifite. Benshi baragifite. Nanjye ndimo. Uye ntabwo ugifite ko abantu benshi bakora guhakana ibyo bari byo. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe. Ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4, room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Marshal ukuntu njya mvuga urumva ngo ari amakuru mu bamotari, sibyo? Ese ukambaye rinete kumbona muzicyo. Chance Sandra na. No zire. Uyu munsi nigize umuntu muzima. Reka nzifungure nzi. Wagira ngo ni zimwe za ntuze za padiri ba kera. Niyo pochette mukandaza ko Rwanda rye na rinete zawe. Iyo ye telefone yaje. Oya, ntabwo nayitunga. Kujya utayitunga ni bisi. Nagari y'abagabo. Yego. Urumva Masha, aho ngaho rero nakwiyeho ikintu kimwe. Ntekereza ko wa mugani bishoboka yuko rimwe na rimwe abantu bashobora no kwitirirwa ikintu, ariko mu by'ukuri hari ukuri kundi guhari guhishwe cyangwa se kuri kasha. Birashoboka nta birenze. Yego. Ikibazo cyane kiragira gitya rero. Bamwe bati ahantu mu Burundi afungiwe, ati ugasubirayo ukamubura. Ubwo ntabwo nshaka ko tubitindaho, ni mu bugenzi wacu bavugaga yuko ati se ko batagiye kuvuga ko hari mu Rwanda cyangwa se ari iperereza ry'u Rwanda ribizi, kandi ari amakuru nyine twagiye tuvuga tugarukaho ko yari muri iki gihugu. Bamwe bagasa n'ababisanisha nuko kugeza iyi saha bishobora kuvugwa kuko badashaka kumenyekana ko yageze agera muri iki gihugu cy'u Burundi. Musesenguzi ubwo bonamo iki Masha? Ino ni case ya HCR. Buriya no kuri nuko dutangira ibintu aho bitagomba gutangirira. Iyi ni case umuntu agize ikibazo wabaza UNHCR kuko nifite mu nshingano impunzi. Mu mategeko mpuzamahanga agena impunzi zemerewe no kuvuza zijya ahandi. Yego. So
niba ikibazo cyishobora kuba cyarabaye ku mpunzi, impunzi ni ya UNHCR, urumva, na cyane ko HCR ari igomba gukurikirana impunzi yayo n'uburyo yaba yaranyurujwe, yego, sibyo? Ni nkuko wahisha inzu aho kujya gutabaza fire brigade, urumva, yego, ukajya gutabaza ikigo gicuruza lisansi ngo kize kukuzimiriza inzu. Imagine, yego, aho kugira ngo haze watatanka irimo amazi na bya bifu bamenjagira ku nzu, kizimyamoto ikaza yuzuye petrol. Ntabwo nubwo tuba kuri social medias dukwiye kwitandukanya n'ubwenge, sibyo? yego, uyu muntu tuvugaho uko tumuzi, twabanye nawe, yego, ni umuntu uri muzima cyane pe, kandi muzima cyane sinjiji. Narakubwiye ngo muri vocabulaire abantu bakoresha zose bazakuremo ijambo ishimuto, sibyo? waranyihanije, ntibikunda, nta critère yo gushimuta ihari. icyo nanjye ndacyemera. Umuntu atashimutiwe mu gihugu yabayemo, kibe Mozambique kibe hose, atashimutiwe mu gihugu iki cyangwa cyamwakiriye, UNHCR ntimutangaho ripoti kuko biri mu bushobozi bwayo no mu kazi kayo. Yego, abandi ni abasharirata. Ntabwo nzi ikintu abantu bapfa no kuvugisha ukuri kwa nyako. Umuntu ni muzima, umuntu yashimuswe, urumva, ntabwo critère zo gushimutwa zihari. Umuntu yarashimutiwe mu gihugu runaka watangira kuzanamo amazina y'ibindi bihugu. None ni gute umuntu utarashimuswe ujya kumubaza ibindi bihugu cyangwa ntumubaze umugenga unamuha iposho mu makungu kw'amategeko mpuzamahanga bigena akamana ibyangombwa byo kugendaho? Buri HCR serious, je ndibuka uzi mpamvu mvuga ngo HCR bari serious, nguha amakuru none asekeje. Abantu muri HCR barabizi no mwironi. Sandri, hari umukozi w'umushuti yanjye muri Tanzania waje ino mucuti wanje ariko cyane uhambaye gutembera, yarabaga mu nkambi zingizo, ariko ari umutanzania nyine kavukire. Mambe hashize n'imyaka myinshi hafi 10 igiye kuzura. yego, turasangira Cosmos ndamutembereza ahantu hose, yari afite n'umucuti rwose, yari afite inkumi yateretaga ahantu hariya. Sandri uzi ko yanze kuri ari wanjye ngarara muri hoteli ihuye na GPS ya HCR. Niko bameze abakozi ba HCR. Ntabwo yajya muri Serena ari yandikishije muri HCR kuko ugiye kujya muri konje gutembera ubabwira n'ahantu uzarara, kandi bikaba bihuye koko. Ntabwo upfa kwigenda cyo ubonye kose. Reba turi Cosmos twese yanze kuri ari wanjye, ati twe nta mikino tugira, ntabwo tujya twizera. Oya, ntabwo dushobora gusuzugura amategeko yacu. Genda ubu turaganira, ndagusura ariko ndarara aho biteganyijwe, aho umuryango mpuzamahanga uzi ndi. Kwihitiramo n'ibyawe, ariko kuhandikisha ugiye kuza mu kibari ku buryo HCR ishobora gukirika gutya muri computer yayo ikareba buri mukozi wawe uri muri konje utari muri konje wagiye mutembera haraye n'ahari n'imihanda uzakoresha urayivuga. Niyo mpamvu uzabona za Amerika zikunda kuvuga ngo ntango nta mutekano hari, ngabakoresha n'ababireke bagire gute. Buriya ntago Amerika yakubwira kuriya ngo ujye kuri ambassade uvuye ngo nzarara ahantu kandi hari abashyize muri rouge, byabumva byabigoranye cyane. None rero niba iryo hame riri muri staff ya UNHCR, it's okay, ndabyumva, ariko ntekereza ko ridashobora gusiga ku mpunzi kandi aricyo HCR yakiriweho. none ko tutarumva muri ino case intervona nyine haracyarimo manque. Umuntu arabaza ngo ndabaza madamu, ndabaza kutarabaza HCR ko uwo muntu ari umuntu uzwi ufite ukuntu yubatse, ari public figure, ushaka ubyango ubyihorere. Ninde muntu atugire kuri HCR ngayibaza? HCR igira umuvugizi haba ku rwego rw'isi, yoretse muri email bashobora gusubiza. HCR mu Rwanda irahari, HCR Mozambique irahari, urumva. Twese ntabwo dushaka kugira gute. Ikindi cya kabiri, buriya biremewe, twajyaga tubaza Patrick Muyaya akadutuga ngo teze twango n'iki byose, ariko nta n'umuntu ushaka gukontakita ubutegetsi bw'u Burundi. Muyaya Ekenge, Ekenge na bombi. Ekenge yaratukanaga Patrick Muyaya akavuga ngo tetwa, urumva. Hanyuma hari bavuga ngo ntabwo tuzi Igifaransa neza, ngo tujye navugana namwe. Rero if you want to be professionals, tugomba no kunyura mu nzira ziri professionnel. Ntabwo ibintu byinshi bizakorerwa ku mihanda ngo bikunde. None utangiye gusabota, utangiye no commissioning ibihugu. Ese commissioning ibihugu wagiye ukabibaza ko igihugu kigira umuvugizi muti ese iyi case murayizi?
uyu muntu yakoraga ahangaha haravugwa ibi ngibi, uwandika wese ntanashobora no kubaza ntashobora no kubaza n'ubuvugizi bw'u Rwanda, nta cyaha ufite. Umuntu wamubonaga ku mihanda yo mu Rwanda. Oya, ariko byavuzwe ngira ngo Jean Donne wari kubyumva, ushobora kuba utaranabikurikiye. Byavuzwe n'umugabo umwe wo mu Burundi. Uwo ari we wese, uwo ari we wese ari mu Rwanda atabwa akwiye kubazwa u Rwanda. Uwo ari we wese yabazwa HCR, sibyo? Cyakabazwa u Burundi. Siko amagani z'u Rwanda barubaza iki? Barubaza iki se? Ko atashimuswe. Nicyo ushaka kubwira. Umuntu yarimo atembera avuye ku kazi aho dufite ofisi yerekeza mu cyerekezo cyaho yabaga i Bugesera, sibyo? Yego. Akaburirwa hagati aho ngaho. Uramubaza nyine na Sandrine, nese Sandrine tuvugisha ukuri, tujye tubimfura twe gucurika amagambo. Ko wabaye mu bakoresha, ko wabaye mu bakoresha bo tuvugaho, sibyo? Yego. Hari urwego rw'ofisiye rwa mukubaza. Wari uzi ko umukoresha ari umuntu ukomeye mu buzima? None se uza guteza ubwega gute ku kintu nawe wakomye gutanga report y'umuntu wakoreshaga? Urumva? So tujye tureka ibintu niba yimbaza nzavuga naho uyibazwa nande. Oya, mnyibajijwe navuga uko icyo yatubwiye turi kumwe nawe. Uko umuntu yagusezeyeho. Uko umuntu nta mahirwe giye ntago nkingi wegamiza. Wavuga ko umuntu yagusezeyeho, sibyo? Nyingi negamiza. Ndetse twateguraga n'umunsi mukuru ku Gahembe wo kumusezeraho. Agenda tutabonanye. Yarabyanze ahubwo. Arabyanga nyine agenda byanze. Yagiye yabyanze. Rero biranakubabaza. Bitakubabaza. Ejo Marshal yambwiye ati koko umuntu twabaraga muri timu ni ikibazo ni cyatanadusezeye. None se kuki uwo muntu utavuga ngo hari entourage yatashakaga kugira gute? Ko hari byumenye. Ko hari manevre zumenya. Ariko uraho iyo mbivuze bisa nawe gutera umujinya ndabizi. Urahura muri views, viewership, ntiwacekinze ibi, kuki hari impande wirida gucekinga ugashaka gufokasiga ku mpamvu umwe? Nuko kwisi twamenyere kubyaza ama polemique, izindi polemique zitoye umurongo buri kimwe cyose. Gereka nkubwire, sindi umunyarwanda mu gihugu cyanjye, mbone igihugu cyanjye gituje ku ngingo y'icyanguriye, ndaryama ngasinzira. Perezida Kagame yabwiye abantu b'Irubavu mu gihe Kisekedi yarasaze yagize gute? Urumva? Habwa ati muryame musinzire, abantu bararyama barasinzira. Urumva? Uko byagenze kose igihugu kihagazeho cyerekana imbaraga zacyo n'ubushobozi, kandi buri wese aremera, sibyo? Ntabwo nzahenda mu gacu ntarabura igihugu cyaje gihindamo, yego, sibyo? Nikigahindamo nzagahindamo, nzabitekinika nuko ngahindamo. Abantu rero bajye baduha amahoro. Umuntu ashobora kuba ari iwabo mu gihugu cye, urumva? Kandi ugeze iwanyu nyine ibindi wabibaza iwabo, urumva? Witangira kumeshoringa ibindi bihugu. Uzi yarahageze ati erega ikintu cyicaho ni santima, kandi santima ni nziza natwe turazigira, ariko ujye utagabanyije santima wongera ibibazo cyane. Umuntu yashimuswe ni mukuranye imyaka 18 ayisanze iwabo, ajya bavugisha ku audio, genda shaka kuzana n'isesengura n'iki nyine narizana. Ariko pe ikintu ntakwemera no kuzamura tension. Yego, ntabwo ushobora kuzamura tension ku muntu ugize ntaziho kwegeza ajya ku 12 ngo yambuke kuri wa musozi uri umunara, urumva hakujya kwa haji ajye kuhivuza. Il faut faire attention mino tuvuga. Wewe bikore 50-50, sibyo? Yego. Wewe kujya muri 60, wewe kujya muri 40, ujye 50-50. Witurizo rekera aho ngaho. Isi zatubwira byinshi. Uza abantu bapfuye nyuma tukabona batarapfuye. Yego. Ba Mandela barababitse. Buriya jana makenga n'ujye mfata urugero. Bamubitse ishuro nyinshi. Wiri ngoma yapfuye. Patata byageze gute? Nyuma ukamona ari igihanganye. None se ko bivugwa ko ashobora kuba yimuwe ngo atabonwe hari akaba yanakimurwa ngaho yarafungiwe akajya handi. Nabyo byashoboka we musesengura ryawe. Uwamwimuye n'utaramwimuye ibyo ni ibyabo, ubundi se nshinzwe muvoma z'abantu bimugwa n'abatimurwa ntabwo nabimenya. Wibaza nawe bene izo nzego zimura abantu kuziba zinakomeye, nkanjye naba ndinde koko wo kujya kumenya ibyo ngibyo. Yakwimuga atakwimurwa yagira gute kuri iyi saha biturutse mu ntege nke zuko ntacyo nabikoraho kuri mucuti wanjye, urumva? Wasenga gusa wasenga gusa ubundi ukarekera aho ngaho. Wasenga ukarekera aho ngaho kubera ko abantu si bo mana, sibyo? Ba Peter Bota b'Abanyafrika babaje Nelson Mandela, aba bana president turi kumwe. Babu Yoya bande babitse Petro Nkurunziza, aba bana president turimo kujyana, turi kugendana. Ni kenshi ni byinshi umuntu yavuga tugiye kujya muri dosiye zitandukanye, ariko ubuzima bw'umuntu bufitwe mu biganza n'Imana yamuremye, ntazagira umuntu kubeshya. Imana yagukiza abadede
bagasigara bamangamanga, uyu munsi bakakubona uri intama, ejo bakakubona uri intare. Abadede ni ibiki bariya bakanga abantu ko igihe cyabo ari gitoya bakimyoza. Abantu bajya bana neza n'abantu, buryo ubuzima ni ikintu gikomeye, ubuzima bw'umuntu nikatihabwa, sibyo ikintu utagiraho ububasha, utagiraho ububasha. Tuzura burusuka kwigama ngo nahitanye umuntu ngo nagize gute, wowe uzahitanwa cyangwa se nawe ugende mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari ikintu abantu batabaze buriya, umuntu aragoye cyane. Imana yabwiye ku bantu bayemera uriya Kayini k'amaraso ya Abeli azamugendaho, urumva? None imbuga nkoranyambaga zatetiye kanaka ntakiriho, kanaka ntacyo, ntubwo amaze gupfa uramupfusha, nawe uzapfa, uzagenda rusoro abantu banditse ku mazina abahari, nawe iryawe rizajyamo. Impaka n'iziki, iyo umugabo ageze mu magume, urumva aba ari mu magume, kimwe nuko yabatana yarimo cyane, byose birashoboka 50-50. Kuko mfite abantu ugiye imbere yanjye mu mateka babitse, nimukabona ni intare zikaze cyane n'imikaka yazo, utarafungura udushumi tw'inkweto zabo. Mu Bugande ku ngoma ya Trump cyangwa Biden, biransaba gucekinga neza. Hari umugabo umwe wigishaga music muri gihugu cya Uganda, cyane cyane jazz, ama classique n'iki byose, afite ishuri rya muzika rikomeye, ariko akaba ari n'intwari mu gucurangira ubukwe bw'abakomeye mu maseremoni, nta namwe gatatumirwaga. Uzi ikintu cyatumye Abagande bumirwa? Bagiye kureba basanga nibo Trump cyangwa Biden, umwe muri abo ngabo yashyize ku rutonde rw'abashobora kuyobora CIA. Barasoma izina batari ku mugabo tuzi Kampala, tubuze nka kuri tuzi bamakanyaga, basoma izina batari ku mugabo se umwe ujye ubahangaha. Yagiye ku rutonde number 1 rw'umuntu ushobora kuyobora CIA, gusa ntabwo byaje gucamo. Sinzi niba Senate itaramwemeye. Yego, muntu ni mugari, sibyo? Tujye dutanga ingero zifatika n'icyo tuzana kuri izi kamera. Niba umuntu wabaga mu bisope bya Uganda no kumenya ngo mu mpema cyenza curangira ubukwe bwanyu, abajenero n'iki byose barisanze ari gomba kuyobora ibiro bya mbere kwisi by'ubutasi, kujya kuri yo kandidatire byonyine sendika kwigaho. Mwe mwamwitaga Sagihobe, mwamwitaga ibyo mumwita, ariko kumba ari mu bantu mu mboni za great country as United States of America, ari uri ku rutonde rw'abavetingwa ngo bayobore Central Intelligence Agency ya Amerika. Abantu tutatukoresha karago ubwonko tuzasigara. We Sandrine windeba ntabwo we Sandrine, hari Sandrine imbere, urumva? Ndenduyo nge niyerekana ukonde Yezu ngo yerekaga abantu nk'intama, ngo ni kondo wa Mungu. Oya yari intare nawe ngo Simba wa Yuda nawe yababeshyaga, byaterwaga n'ikipe bari kumwe. Abantu tubabona ari intama, yagerageza kongera akabinuza, ntabwo namo ko abantu barimo guhinda. Ariko ni bibi. Oya niko turemye. Nibyo rero twatangiriyeho. Niko turemye. Reka tubisubiremo. Nibyo twatangiriyeho. Umuntu akakwiyereka kagukunze katagukunze. Nge rero kandi ukerekana isura yawe itari ya nyayo. Niko babimeze. Ibyo bintu ariko biravuna, kuko wewe inyuma iyo ugiye ukitekerezaho imbere, havune kubitekerezaho, agahinda karakwica, ukavuga ati se kumbi nigaragaza ko ndi umuntu mwiza wa mugani kandi ririrwa wenda muri ibi. Ikibazo cyawe niyo qualification irimo gushyiraho y'ubwiza n'ububi. Mbanze mvuge nyine qualification yireka ngo kwiyerekana ukuri nta gihombo. Rero njyewe nuko navuze Sandrine, reka tuvuge Maria wenda. Maria Solomori. Hari Maria Ntama, hakaba na Maria Ntare. Urumva Nyirantare? Sibyo? Ukibuka ko ari na Maria Ntama, cyose Maria Ntare nyine. Umwe gutyo. Abafite ikibazo. Ubwo benshi turagifite. Benshi baragifite. Nanjye ndimo. Oya ntabwo gifite ko abantu benshi bakora guhakana ibyo bari byo. Ngiye nerekana uko ndi rero. Nagari ko bimeze. Isi yanaguhindura. Niyo mpamvu rero. Isi yanaguhindura. Ubusa kuri umunyamategeko. Ushaka kumbwira yuko nubona akazi cyangwa ushaka gushaka akazi ko kujya kuburanisha kuba muri prosecution ubushinjacyaha uzagakora. Ubundi ujye muri baro, nujya muri baro ujye kuburanira abantu, haza bari Sandrine mushinjacyaha na Sandrine uburanira abandi, kuko bose biza amategeko bitewe na shuwa wagize cyangwa se na environment wisanzemo. Wamenye ko umuntu uburanira umuntu akamataka imyaka 20 aza kuva umuntu ufata umuntu wishabana akavuga ngo yabatsitaye ngo mumuheze ngajye gukora imirimo nsimbura gifungo. Umuntu ni mugari, niyo mpamvu ushobora kureba umuntu gucyo umunsi marishari ejo naragukingiriye umwana narakubyaje
narakugize gute ukambona kuri mikoro ejo ukazamubona kugikwa ndashaka kuzajya kwiga ibyo gukora iminara ya FM nkajya nurira ibinara urumva so umuntu ni mbugari ako kantu rwose abantu tubona gutya ntago aribo tubona abantu harimo abandi bantu benshi umuntu w'inyuma se w'imbere reka Yezu yari intare ubundi akaba nk'intama buriya prince arimo intare akaba n'intama umuntu aba ari mubi cyane birutwa n'umuntu wivugira oya ntabwo ujya qualification nazirinze wagira za filime ncuramye oya ariko nibyo ni ukuri burya umuntu uvuga umutima uba weze bitandukanye n'umuntu ucecetse abantu bacecetse benshi baba ari babi cyane abantu bakaminge down urumva yewe kangura urugero hari umuntu se bivuge nyine ni inshuti zanjye abo bantu rero yari afite umugabo utuje cyane ucecetse cyane ku buryo abona amashara akavuga ati uyu nguyu wati ni mubi wepe kuko amashara umuntu usora amarangamutima yivugira ariko umugore ari nkanjyaha wese umeze ute nyine usabana kwa nibyo mvuze usabana uvuga ikintu muri ku mutima ugira iki ku buryo umugabo yajyaga amukubita umugore yajya mu muryango ati byagenze gutya ati turamubeshyera pe uriya mugabo ucecetse kuriya uriya mugabo tuje kuriya uriya mugabo atubwo niwe wamunaniye pe atubwo kujya gukubita atubwo wamwiyenjije atubwo uricinze ati ikindi uri kubeshya ati ntabwo uriya mugabo tuje kuriya yagukubita ngo agere gutya gukubite ati ntibishoboka indi nshuro ati buriya byagenze gutya na gutya namufashe ibimenyetso iki n'iki bakamera nk'abagira iki akaba amuga ati oya uriya mugabo wimubeshyera uriya mugabo se umeze kuriya witonze kuriya ntabwo yasambana uramubeshya ku buryo iwabo w'umugore bari baramufashe nk'aho ari marayika mutagatifu nyine ntiyakosa ntiyagira iki uwo mudamu azi ko atuzi ikintu cyo gukora rero kugira mbere ko biseriye ngiye gushaka uko tutandukana ati kuko njyewe imbere mu rugo nzi uburibwe mbana nabwo nzi igikomere mbana nacyo nzi gukubitwa nzi gucibwa inyuma nzi iki rero ubwo batabyumva njye nibabona nagiye kuko ndashaka kubaka nibabona ko ibintu ari blague finally umugore aje kwereka iwabo ibimenyetso baravuga bati nyine na nuko bameze ati none se uyu muntu tubona urya ucecetse urya utuje urya ibi bintu yabikora cyangwa ati oya nyine ati nyamara wabona baramuroze ukaba utabizi tugere mu masengesho muri scope y'amasoko y'amasomo mwiga ntago mwiga criminology sisoma mwiga nta muntu wo muri investigation muri criminology ushobora gukinisha ikimenyetso abonye ngagica amazi ahubwo nicyo kurikira urumva none yagikurikira agatangira abona kumifoto ugenda uyizuminga gutya agatangira ku ntama gutya intama igenda ivamo intare sasa nukuri Sandrine ntabwo wabuza abantu kugira amarangamutima kuri uburenganzira bwacu twese ariko byaba byiza atagiye arenze urushinge 50 ni ukuri kose ugira muri 5 rimwe ugasanga wayobye nicyo navugaga nta kindi umuntu ni mugari pe katwitahira ibise ntitwatamasha twataha tukazahongera tugahura yego kandi ndatekereza yuko amakuru ari imbere ni amakuru bitewe n'ayo umuntu akunda yego amakuru ari imbere akari imbere karahanda cyane dukora ko inkuru kuri Kongo kandi Kongo nta gihe ifite bitarongera gushwanyuka basa n'abamaze bose kwikwega buri mwese avuga tubu twamenana ni ikibazo rero gikomeye tuzagikavana ngo kizaba kiri ariko ku muntu optimistic utekereza ko Kongo hari ibizima bihari kandi Kongo n'igihugu kinini cyane n'ibihugu hageze ku 8 ntabwo bavaka ibya Kongo bitakureba akari imbere karahinda tuzabitangaho inkuru ahubwo Marisha umuyobozi wa reje mu gisirikare ya 22 wabibonye General Eddy Kapendi byavuze yarayibonye ko ntacyo bitwaye igihugu kuba abarwanyi b'ihuriro rya FCM23 bafata ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashimangira ko icyaba ikibazo gikomeye ari uko bafata intara ya Katanga benshi rero nabonye basa n'abaciye amazi ibyo uyu mugabo yavuze aho nabonye yaravuze ati uyu mu general ibyo avuga ntabyaza atuma kwambuye ikirenga icya 10 cy'ubuso bwose bw'igihugu kandi bakomeje bakwambura naho usigaranye n'ingabo zawe ziri kukuvaho zikamwiyungaho none general Kapenda ati ntacyo bitwaye ati muzabibona
nawe niko ubyumva ko kuba Katanga itarafatwa aribyo ntacyo IF73 ifite ku gihugu ntacyo ifite ariko kuri Kivu zombi iragifite ubwo byaterwa na repartition wagabanyijemo ikibazo. Yego M23 ifashe ku Gakanu leta ya Kinshasa kuri province ebyiri yambuye ariko hasigaye province 25 n'eshanu gutyo. Ubwo nawe ugiye mu yaro urabyumva. Yego niba kuri province 27 M23 ifitemo ebyiri neza afite zose Kinshasa iracyafite guhumeka. Yego ariko muri target za M23 habaye harimo Kivu zombi even na Eastern DRC uzugashyiramo Manyema Kisangani nayo hose bo ntago menace zingana birategwa no kumuntu yafashe ikibazo n'ugifata M23 nk'ishobora guhirika ubutegetsi ntahiragera. Niyo mpamvu Edi Kapende yavuze ko Katanga ivuyemo urumva yego biri meaningful kuri iyo ntambara ntabwo abeshya. Abantu bose bavuga ko iyo Kisangani ivuyemo na Katanga Kinshasa isigari ari igicupuri. Yego Kuko Kinshasa n'abantu banakine n'abantu badafite ikintu na kimwe bashobora kwimarira. Ntibakwirwanaho ntibakwitunga ntibagira gute burya amakapiteli menshi abakangata ntabwo yakwitunga atungwa n'izindi ntara. Yego Ibyo muri Kongo nuko byubatse. Kapenda afite ukuri 100% rero. Yego Yuko barabona ko nta kibazo ariko babimenya Katanga ivuyemo ha mu bukungu bajya hasi bavuga ko rero umutima wa Kongo urumva kandi na Kivu ikaba nk'ibihaha byayo. Yego udafite umihahano ugira umutima ntabwo kiri umuntu ufite ikibazo muri wowe warangiye. Rero Kapendi n'umugenerali ntibamureke ibyo arimo arabizi arababwira ati dukumire abantu bakiri kure ariko nibagera hangati kandi dore imbunda zose zitwe bazerekejeho ngo turekano ngo zirimo zisetinze kuri bo. Buri ijambo rya Kapendi bazaremenya babonye iyo veru yakingutse kandi Kapendi arareba Igoma akabona Kabila yari bikishasa akabona Tshisekedi. Kapende n'umugenerali ashobora no kubashyira kuri balance. Urabona wa monzano umeze gutya mu mategeko mukoresha muri ambleme yanyu. Ashobora gufata Kabila akamutereka akajya abona birahengamye mu buryo bwa gisirikare akabona Tshisekedi ameze gutya haje ureme hari kwa Kabila akabona Tshisekedi arimo kunagana. Jewe se najya kurwana na analyse y'umugenerali gute? Ntabwo byakora. Je ntabwo ndi generali ndi marshal. Kapende afite ukuri iyo Katanga iguye urumva urashya iyo Kisangani iguye ku bantu Estanazi barwana Turkariya urashya abamugisha impaka niba mwihorere buryo ubushakashatsi buhinyuza ubundi. Aho umuntu utari na autoproclame urajya guhangana na Kapeni ko yabivuze se ntabifungirwe n'igihugu cye niba ari ijambo ry'ubucucu ko bataramutumiza muri auditoire militaire bati ibyo bavuze ntabwo ari byo. Yatanze tactique militaire nk'iziwe regari mu gihugu cyiwe arigenga afite ibyo abona. Katanga iguye kwahere Kinshasa itayijyana kuko ntabwo Kinshasa bidafite Katanga. Kisangani iguye kwahere uhita burira Fleuve Congo. Ese kuki abantu batibaza impamvu M23 FC yitwa Alliance Fleuve Congo? Nuko mu ndagu zayo ifitemo intsinzi izanyura mu mugezi wa Fleuve Congo ikagira Kinshasa. Iyo uriye Kisangana ubwato kwa amato arenza bava kuri Atlantique amato abiri yonyine yatwara division ebyiri Kinshasa kiruka. Sibyo? Yego ntibe M23 ifite mitagati za kuzajya Kinshasa we never know. Akiramutse zifite Katanga ivuyemo Kisangani Tshisekedi yakwisanga i Buruseli akajya kurya ibye yabiriye icyuye. Yagobekeye ndagushimiye. Urakoze cyane. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.